yongeye kwibasira u Rwanda. Arwibasira se ni u Rwanda rwabayeho kubera ko arubeshejeho myaka yibanda nawe arimo uriya nitwagira mungu uriya ni mu butu uriya ni mujye mumureka na amplification gusa tuba twumva. Igihugu ni ikintu gikomeye cyaba Kongo ya Burundi ibihugu bikomeye ariko bigira nk'ibihugu bidakomeye kugira ngo bakomeze kubeshya abaturage mu madiskuru adahwitse nkariye aho kugira ngo uwishe nkuru nziza cyangwa bicyoka kwishe nkuru nziza bari ubazwa iby'urupfu rwa nkuru nziza abamuhushije nibo arimo gushyira imbere. By the way wajya kuba general nk'uwari ministre w'ingabo mu gihe cya kudeta urumva uriya mu general aba mu Bubiligi. Ejo bundi nigeze kumva na Willy Nyamitwe niba atari yamuhinduriye amajwi avuga ko niyo mbare ngo yaba mu Bubiligi kirekana baramuhinduriye amajwi ariko naka video narakabonye. None se Tanzania ibitse bangahe yabitse Barajab ba Hussein ibika bangahe even na Kongo bivuga ko ibitse Red Tabara ni inshuti y'u Burundi ahubwo abo mu Rwanda simbona nabo bataha ku bwinshi no kurusha abo bose. Ariko ibibazo u Burundi context ziri no mu bindi bihugu icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki abagiye muri game ya kudeta bari kwisi urumva hose uturanyije igihugu kimwe ugihekejeje umupfu wa kudeta ukiza u Rwanda ejo azabajyanye iyo cohesion continentale azabajyanye kuri level eri continental ni yihe azigisha iki nuko barwara kwashe aragenda akavuga ati yaba ngaba barya rimwe ku munsi kandi babohejwe ibyo kurya by'iminsi 3 ubwo ne FARDC na Wazalendo umuntu akavuga ati mwebwe se how does this work akavuga ati biwakinga gutya nyine urababwira bakajya bakicira ntuze kuki buriya nyine ni syndrome banduye ibyo ubundi biba muri FARDC none ubwo bigeze no mu ngabo z'ubundi ibyo bagiye guha ryasazirega zimira harya ari mbisi ubwo ari nzima ubwo ibyo bagiye guhaha nyine ibyo bagiye guha harimo n'imico mibi yego buriya bazatangira kurya n'imbwa. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Ijambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze waryakiriye gute? Yavuze ngo iki? Yongeye kwibasira u Rwanda. Arwibasira se ni u Rwanda rwabayeho kubera ko arubeshejeho kuri igihugu cy'ubundi ndavuga ku Rwanda kubera iki yagiye avuga igihugu cyabuze igihugu avugaho uriya ni Habyarimana uriya ni myaka yibanda nawe arimo uriya nitwagira mungu uriya ni mu butu uriya ni mujye mumureka na amplification gusa tuba twumva yaramplifiye muri abo ngabo. U Rwanda rwamutwaye iki yarukoraho iki se ubundi twaje kwisanga ntuze discours zero ce sont des discours de pleurnichard ce n'est que pleurnicher guhora urira gusa igihugu ni ikintu gikomeye buriya bari abantu n'indyajya bakakubeshya. Igihugu ni ikintu gikomeye cyaba Kongo ya Burundi ibihugu bikomeye ariko bigira nk'ibihugu bidakomeye kugira ngo bakomeze kubeshya abaturage mu madiskuru adahwitse nkariye. Niba igihugu uvuga ngo hari igihugu kizagitera tegereza kigitere mu Rwanda. Hari amategeko mpuzamahanga hari International Court of Justice iburanisha ibihugu cyavugereye ikindi bitwara aho ngaho ariko guhoza igihugu u Rwanda kudutera ruduhora iki okay u Rwanda ruguhora iki rwo gufunga umupaka u Rwanda ruguhora iki nirwo gwavuze ngo ruzakomeza ntabwo gimburanira u Rwanda ndavuga nk'umusesenguzi. Uburundi bwaravuze ngo u Rwanda rufite abantu ngo bashatse gukora kudeta ntabwo ari kudeta ndayishimiye yego urumva azasobanura urupfu rwa Petro Nkurunziza ko yapfuye asobanurira abarundi raporo zibyerekane Nkurunziza yazize iki aho kugira ngo uwishe Nkurunziza cyangwa bicyoka kwishe Nkurunziza bari ubazwa iby'urupfu rwa Nkurunziza abamuhushije nibo arimo gushyira imbere. By the way wajya kuba general nk'uwari ministre w'ingabo mu gihe cya kudeta
urumva uriya mu general aba mu Bubiligi. Ejo bundi nigeze kumva na Willy Nyamitwe niba atari AI yamuhinduriye amajwi yego avuga ko niyo mbare ngo yaba mu Bubiligi kireka baramuhinduriye amajwi ariko naka video narakabonye. None se Tanzania ibitse bangahe? Yabitse Barajab ibita ba Hussein ibika bangahe? Even na Congo bivuga ko ibitse Red Tabara ni inshuti y'u Burundi. Red Tabara ibyo abarundi bavuga byose nta gikoro iyo perite ngira mu Rwanda ko bavuga muri Congo se kandi bakaba ari inshuti na Kinshasa. Ese division bagize muri Congo ko zidashize zirangize Red Tabara yo bavuga nkuko uriya ndi kuri yo Reverie yigeze kuvuga ngo u Rwanda rwara muri Congo ngo turangize FDLR boko bavuye muri Congo cyangwa bakirimo bayizungurukamo batararangiza Red Tabara bafashe barashe Red Tabara zingahe. oya ariko we yavuze ko ngo umubanyi mubi ngo yanse kubaha abakora ibyaha ngo mu gihe bo iyo babonye umwanzi w'u Rwanda bahita bamuha u Rwanda. Anagaragaza ko ngo u Rwanda rudashobora n'Uburundi uretse Deo Mushayidi gusa wafatiwe u Burundi ngira ngakoherezwa mu Rwanda ubu ngubu ari mu magororero mu Rwanda. Nta wundi muntu nzi wirabura uretse kuba barakoze ubugome gusa urumva bakica Bihozagara muzehe Bihozagara bakaba urumva abarundi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bakagira ngo hari abantu barabyibagiwe sibyo. Abarundi u Rwanda ba bantu bahunze bakirukangira muri Nyungwe n'intwaro zabo ntabwo u Rwanda rwabahaye Burundi. Wa wundi ribu nabona gitanga ejo bundi muri pick up nka na myaka 2 irashira ntimwabanyamakuru ntabwo mwabifilimi impunzi ntizatashye. Reka nkubaze uzi ko Kavimvira hariya za Rusenda nako ngira ngo ni muri Uvira cyangwa muri Fizi hari ahantu abarundi banyura baza kurwana na M23 za Baraka na za Kamakobora nayo hose aho abarundi bo peretingiraga today. Uzi ko abaga inkambi z'abarundi zitarataha ko batagiye ngo bakore makanaki zo kuzicyura ko bazisizeyo na n'ubu barize bakubitwa barabarangiye nk'ifuni heze badacyuye izo mpunzi zabo. Tanzania si inshuti yabo Kintere he hose niba ari Kintere ni muri ntuzi zira nkambi njya munumva zo muri Tanzania ko ari inshuti bari babacyura ahubwo abo mu Rwanda simba naro bataha ku bwinshi no kurusha abo bose. Ariko ibibazo u Burundi context ziri no mu bindi bihugu icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki abagiye muri game ya kudeta bari kwisi urumva hose uturanyije igihugu kimwe ugihekejeje umupfu wa kudeta ukiza u Rwanda ubundi u Rwanda nese nangufi u Burundi ubundi buhora bugira OK niba les cliniciens de la géopolitique mondiale babona ko wenda hari syndrome de frère ibihugu bihora bishondana bazatubwire ko u Rwanda n'ubundi bushinzwe gushondana umunsi ku wundi. Ariko ufasha akantu kagize intambara ubu sereka nkubaze ubu ngubu niba tuvuge nk'abantu bava mu bihugu bakajya mu bindi bafite amategeko mpuzamahanga bagenga bikaba bigaragaza ko nta operation bakorera mu gihugu cy'u Rwanda ngo zibangamiye u Burundi. Ubundi u Rwanda umuntu aruhungiyemo ugenda gupfukamishwa ese abarundi ko bataratanga abantu basize bakoze genocide hano mu Rwanda liste y'abantu basaga 600. Ibyo kumbwira ngo disikuru rero ngo ya perezida yabwiye abarundi nanayikurikiye nagize gute warayikurikiye warumbaje ngo yavuze gute ngira ngo nagwa bibona narayikubonye guhora yibasira u Rwanda ubwo nabyo tuzabifata nka maladie chronique arwaye tuzabifata gutyo gusa hako nta gahora gahanze. L'essentiel nuko abarundi n'abanyarwanda twebwe twumva ko muri rusange tugomba kubana amahoro tugomba kubana amahoro kandi abayobozi b'ibihugu bakunze kuvuga ko bagenderanira baciye hirya no hino ariko ikintu cyo gikwiye kuvaho. Erega Burundi nubwo butabyumva kuva bwafunga umupaka n'u Rwanda bwanafunze Northern Corridor kandi buri muri East African Community. Perezida Ndayishimiye mu kwezi gutaha azatangira kuyobora African Union ibaza nayo kuyobora African Union ufite igihugu gifunze umupaka n'ikindi cyo kitagufungiye umupaka. Ese ubwo iyo African Cohesion azabajyanye iyo cohesion continentale azabajyanye kuri level eri continental ni yihe azigisha iki wenda Benin na Niger azigisha iki Maroc na Algeria ni ibihugu bitavuga rumwe bireba na Ingwe azigisha iki Ethiopia na Somalia cyangwa se Somaliland na Djibouti nabonye biterana amagambo azigisha iki niba ibyo asize aho ngaho nawe ari ibintu birumbaraye aho ngaho basambwa turi mukuru mubi rero
ubu gafunga imipaka ni uje kutubwira kuyifungura. Ariko isi y'iki gihe iraryoshye, azigisha abantu kubana kw'ibihugu kandi we byamunaniye. Icyo mbona biriya bizageza aho byegispiring. Abarundi bamenyere guca Tanzania baza mu Rwanda. Croix Rouge Burundi yavuze ko bahanyuza abarwayi bakapfira mu nzira kubera kugera ahangaha bigoye. Ubwo nawe nujya gusura ujye kujya kutwitorora, umupaka wa Uvira wenda uzaba ugifungurwa, abantu bajye banyura za Uvira bagende kuko uzashyira ufungurwe ntibazahora bafunze. Ariko nyine ubwo Burundi bwitendetse ku Rwanda, ubwo tuzakomeza tubicunge, ababishinzwe barabizi. Ministre Olivier Nduhungirehe na uwari ministre y'u Burundi wanye n'amahanga uyu mwambasaderi waza akuriye Minafete yaho, ndaza kumwibuka ubuse akandagiye gute, yari ministre wanye n'amahanga nyine wasimbuwe n'uyu nguyu uriho, kandi umuntu uzwi cyane. Bari basezeranije ko igihe bari Zanzibar ko bazahura. Uwo muhuro ntabwo turawubona kandi muri continuité d'état. Pledge umwe yasize undi arazikurikiza. Reka tubarire abadiplomate, twebwe nk'abaturage tuzakora diplomasi yacu. Twebwe ba marishari bambaye haga nta gakintuka, mbaye haga umwaka mushya. Yego, umwaka mushya mbaye haga rwose aho uri hose. Wanasomye misa narakubonye ubwiriza abantu, asigaye navuga ibintu byo kutarobanura amoko, ubundi ariko arahinduka nka Kamereo, ejo azabavuga ibindi. Ariko mbahaga ndamusuhuje, mwifurije n'umwaka mushyashya. Ubwo hasigaye tuzakora ibyacu bitureba twebwe nk'abaturage. Burundi nazo umwakire, nushobora kujya kwakire. Ubwo central government bazabisoza. Ikiriho ntago imipaka izahora ifunze, ikiriho ntago tuba tureba nayo. Nubwo ntashaka kugazura kaboze, nta marejime hano mu karere k'ibiyaga bigari igeze abaho adaterana amagambo. Buriya na bakayibanda bahoraga bashwana na ba Mucombero, Habyarimana bashwanaga na babagaza na bantuze bose bahora baterana amagambo. Ariko bikwiye kurangira muri 2026 kuko ntabwo ahisi igeze guterana amagambo. Hari icyo byafasha gusa ni nk'iki ntambara nakubwiye kare cyuko mu ntambara abantu bungukiramo. Muri amakimbirane hagati y'u Rwanda n'u Burundi, imbonera kure zarakize cyane, ngo zarabicuruje niko bivugwa, nubwo ntabibonera gihamye. Barabicuruje muri boke, barabicuruje mu mafuba, mu madagara, mu hose ibintu nk'ibyo ngibyo. Sinzi ukuntu babigenza, bashobora kuba wenda bajya banashaka wenda nko kwambutsa ibintu byakunda bigakunda cyangwa byakwanga bikangaje, ntabwo mbizi simba ku mupaka. Ariko nyine usanga iyo ushyizeho restriction nyinshi inkebe zinjiriramo. Abaturage b'amasoko n'udusantere twabaga twegeranye amasoko ari transfrontalier, ubu ntabwo akibaho iyo commerce, kandi abaturage barabyifuza. Ushyizeho referendum, reka tuyite gutyo abantu barayumva, ukabaza Abarundi n'Abanyarwanda 99.9% bakubwira ko bashaka kubana. yego. Ariko ko CNDD yabangiye. Ukiri kuri icyo ngicyo marshari, nibwo nabonye amakuru ko abasirikare b'Abarundi bavuye muri Kongo. Ubwo byari bikomeje aho ngaho, mbona Abarundi ati mutubwire ati ku mibereho ati y'abasoda bacu, ati mureke kwiko mu Rwanda. Aha bagaragaza ko bavuye muri Kongo ngo bari mu bibazo bikomeye, abatashye ngo banduye kwa Shirukoro irabarembeje. Bakaba bari muri batayo ya 17 yitwa ngo Tafok. Bakaba bagaragaza ko ngo Lieutenant Colonel Pamphile nizo nkiza wari uyoboye iyi batayo ngo yabafashe nabi cyane, ngo kubera ko iyi ndwara yatewe n'imirire mibi cyane bahuye nayo. Aha ngaha ni ubuhamya bw'umwe mu wari uri muri iyo batayo w'umusoda. Icyambere cyo cyumvikanamo no ko uwo musirikare nawe nta kigenda. Niba arwaye bwaki atangiye ku Marshal yagiye kwata umusirikare ntavuga. Niba arwaye bwaki yihangana gusa bazamwondora. Nta kantu utakiburira. Nta musirikare uvuga. Bazamushyira muri rehabilitation. Bagira muri rehab. Bari abantu bava ku ntambara. Urumva abantu bajya mu mission hanze. Ako mbizi, uko numva bikwiye kugenda cyangwa bikwiye bigenda. Iyo ari nkari atafavunanye baragutegura. Ariko ubukwiye no kwakirwa mu wundi buryo kugira ngo niba waragorewe ugakubitirwayo iminyafu, ugira ukuntu bari bongera kumugarurira mbega ubuzima. Kwashi ntago ari indwara ari chronique, kandi na perezida wabo yarayirwaye, yavuze ko yayirwaye ngo banahazwe ngo birira ngo
ngo bameze neza ati namwe muhamesha hamesha namwe bafate ubwo saba ni bane ntanazwe kandi Pacifique barwaye ntuze barwaye yo kwashe saba abasirikare ba leta ariko muri iyo story nkuko wayibonye ubona ko bishoboka ko FDNB ami y'u Burundi yohereza ibikwiye abo bakomandazi bakabirya kuko hari nk'aho bavugaga ngo bavaga muri unity bakajya kujya ku cyicaro gikuru cya brigade noneho ngo brigade iza kubona abantu baza gufifita bamaze kuba benshi avuga iwanyu ko tubohereza ibyo kurya bigenda gute komanda arabyirira ubwo abenshi nuko ubu bakanenga sigana bijya kayakoma ku mufuka agacishena agahindura izina akajya nko muri Qatar iyo giye buryasazi uzijya ari nzima abarundi n'ingabo zabo bamwe babaye nk'abakongomani nk'abazarendo pe aho bagereye muri Kongo ariko igisirikare kiba cyabahaye ibyo kurya bihagije abandi bakabinkebebe ibyo rero na FARDC irabikora buriya baragenda bahura n'umukomando wo muri FARDC baturanye akavuga ati kandi buriya wasanga udakamaziriya nkuragiye ati zihe bariya abasirikare nuko barwara kwashe aragenda akavuga ati yaba ngaba barya rimwe ku munsi kandi baboherezwa ibyo kurya by'iminsi 3 ubwo ne FARDC na wazarendo umuntu akavuga ati mwebwe se how does this work akavuga ati working gutya nyine urababwira bakicira ntuze kuki buriya nyine ni syndrome banduye ibyo ubundi ba muri FARDC none ubwo bigeze no mu ngabo z'ubundi ibyo bagiye guha ibyo ryasazirega zimira harya ari mbisi ubwo ari nzima ubwo ibyo bagiye guhaha nyine ibyo bagiye guharimo n'imico mibi yego buriya bazatangira kurya n'imbwa barye n'inturo kandi ni ibisambo bose hari abasirikare bundi nabonye bakururaga ihene muri Mwenga na FARDC kurura izindi ibyo muri Kongo na kandare aho kugira ngo bakureyo experience militaire bakuye iyo mico mibi no gutsindwa barwana birukanka ubona ko basigaye barwana birukanka kuko uba bagiye gusanga n'abasanga rwana yirukanka ariko ibyo ngibyo ntago biri mu mico y'abarundi bundi ahubwo niyo bagenda bandura bageze hanze rero ubwo no kuvanga izo tafoke bavuzemo iyo batayo ya 17 ni bafite batayo nk'icumi 20 gutyo imwe ebyiri zikaba zivugwamo igiti ni kimwe ntago ari ishyamba ubwo abo mu gisirikare cyo bazabitunganya urumva ko taye n'indwara ifite tafoke yose ubwo babahuye n'umugenerali cyangwa umukoloneli w'igisahiranda ubwo nyine ubwo administration yabo izabikemura ariko basirikare bakavuga ntabwo ricwa n'inzara ngo wumve uko bimera ntabwo namurenganya buryo byageze ku gifu marsha biba ari ibindi niba ariko ibazo wa mugani kumenya ko umuntu yahawe amafaranga yawe kugira ngo ubeho ariko akaba ari wubaho ese urumva atari ikibazo nese kuki bataterwa ahubwo n'icyorezo cya kwashi service medicale bikaba ari bavura nabi ushobora kurwara kwashi se bwaki se inanura buriya se akaba ari service bavura nabi ibavura nabi nyine turebe koze yikibitera niyo nzara mana mu ijuru reka mbaze AI kwashira kuko icyo bita bwaki urumva yego ziri muri malnutrition zigira amoko abiri rero hari inanura n'ibyimbisha harya none se ubwo ngubwo kwashi yorukoro ubwo se koko ko numva barenganyira bararenganye pe kwese ko bavuga hano ko ari syndrome de nutrition infantile extreme none se ubwo umuntu mukuru arwara kwashi bana barimo gukabya umuntu arwara bwaki ari umuntu w'inkumi cyangwa ari umuntu w'umusore kandi ari babyivugira baba babeshya ntago bazi kwashi icyo ari cyo ntabwo nicyo cyaba gitangaje ntabwo ko umuntu mukuru yaba yirwaye iyi ngiyi irabyimbisha baba barabyimbye babaye bacyabitama bameze nka Chisekedi ariko rero muzahindura izina ntago kwashigwabwa n'umuntu mukuru ni perezida wabo wavuze ngo nawe yarwaye kwashi ariko ntabwo arwara kwashi urengeje imyaka 2 none ubwo se iyo ndwara yitwa gute ko we agaragaza ko ari kwashi ni ukuri ibyo kurya no kunandanga se ubwo babyibuha kandi bashonje nanone ntibabuze ibyo banyweye ubwo wenda banyweye intuze banyweye utuyuki zamuri ture sinzungize gute buriya barahageze bafata ibiyobyabwenge cyangwa kwashi ntabwo ari indwara ifatwa hegagira umuscientifique nta muntu mukuru urwara indwara nta muntu mukuru gwingira iyo urengeje iminsi 1000 urwara ibindi ariko ntabwo wabyita kwashi wananuka wagira gute nka biriya tubona muri za Ethiopia hakiri inzara za Somalia
yaka ikibazo ntago ari vocabulaire ntago ikibazo ari cyo kiboneza mvugo. Yego. Ikibazo ni ikibazo nyine gihari bazagikemure. Umugabo ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.